kandagirane ejo bundi iziri kwikandagirane ejo bundi narakubwiye ngo abafana ba Tesari muri ho kuri inshuro wari gufana Marine cyangwa wari gufana Rayon Byarakamubwire itonde ngewe reka nkubwire twebwe turi babafana turi n'abakunzi nako twe turi n'abakunzi none twabiri no mu mitima twebwe ngewe uyu munsi wari uri inyuma yandi nako nari ndi gufana Rayon sinari ndi no gufana Marine reka nangubwize n'ukuri ngewe fana Amavubi ngafana n'ikipe bita Tense none ibi byishimo bitewe n'iki ibyishimo impamvu mbigize nukuntu Rayon Sports Kigali yacitse nandi kabicitse Marine ikintu ngiye kukubwira abafana ba Rayon Sports ngiye kubashakira inkunga ya kawunga kwa munsi watetse mugahinda kenshi na mbere Paul ebana Aisha Paul ndababaye kandi nibagiwe abanyarwanda n'imbaga y'abanyarwanda yose ibabaye muri rusange abakunzi ba Rayon Sports. Abdou naam uyu munsi urona byapfiriye abareye ntumujya mubura umuntu mwegeka kw'intsinzi bro nago tubura umuntu twegeka intsinzi nta muntu turi bwegeka intsinzi mbere na mbere abayobozi ba Rayon Sports nibo bayoboye iyi equipe ya Rayon Sports. Aya na amakosa Kadima Ndiaye amaze igihe cyose akora bigaragara amagambo akavugwa ati uriya muzamu nyamaze uriya muzamu hari ikintu kibyisha inyuma ibitega ari gutsindwa turasakuza tugira dute turavuga ati Kadima Ndiaye ntago ari umuswa ahubwo Kadima Ndiaye ni ibintu ari gukora yateguwe ni ibintu yakoze akora abizi ari icyo abakunzi ba abafana abayobozi ba PL bamuhaye buri match kuri match nimba wabibonye igitego cya mbere yatsinzwe n'igitego cya kabiri abwiye umukinyi ngo have reka baro ayifate akayireka ikajya mu izamu mbere na mbere abayobozi mbabwire mbere na mbere muje gukemura ibibazo muri Sport muje ngo muri abasaza ubwo busaza bwanyu ntabwo turabona ntabwo dushaka kumva ubusaza bwanyu twari tubitezeho ntacyo mwadukoreye mwatwijeje ko mugiye kutuzanira ba rutayizamu bakomeye nta mwataka mwigeze mutugurira mwaraje muratubeshabesha muri kota soya muri kutubesha kandi ntabwo tuzabemerera kuyobora equipe ya Rayon Sports mu bihuha twebwe ntabwo twemera ibihuha ibi bintu biratubabaje cyane reba no manota yose tugiye dutakaza mwarabibonye nimba muri abayobozi ba equipe muvugane na staff n'abatoza banyu muvuge mubabwire abakinyi bakora amakosa bakorera amparasoma babasimbuza wabonye ikipe kuntu yabanze mu kibuga ikipe yacu irajagaraye irimo akavuyo ifite ibibazo byinshi cyane wabonaga Rwakakorode yari Yoshua ya mbere kuba umutoza wungirije Robertinho ndababwiza ukuri niyo mpamvu mbabwira ngo nta muyobozi dufite nimba umuyobozi nka perezida nka Tadeo agenda akayoborwa n'umutoza akamukinga ibikarito mu maso kandi ko twese abakunzi ba sport tuzi ibintu by'umupira ntago wambwira ngo wowe uzatoza equipe wenyine nta muntu kugira inama bakagombye baratubeshabesha ngo baravuga ngo Robertinho yabubuje ngo kuzana ngo umutoza wungirije kuki uwungirije ukomeye ko yamubasabye kuki batamubahaye icyo si ikibazo cya mbere mbabaje mw'abanyamakuru mwe icyo ni ikibazo kibabaje byo kubyabindi byo kuvuga ngo Rwaka yari yibereye muri mudu y'abagore ari gutoza equipe y'abadamu rwose nuko nubundi urabona nubundi yaranahari nibingibi no gusimbuza yasakuje cyane abwira Robertinho yari yatsimbaraye ariko naga ari Yoshua umutoza wungirije naga ari Rwaka twari dushaka umutoza wungirije w'umuhanga ku buryo agize n'ikibazo Robertinho yaguma kuri bande tushe agatoza. Abdou ubaka kanya wakugira umuyobozi wa Rayon Sports akakanya ni iki wakora ngo kompete na APR iki gikombe uzagita mbere na mbere biracyashoboka kubareye iki wakora akakanya waguha ubushobozi ni iki wakora ugakompeta na APR mbaye umuyobozi wa Rayon Sports nkaba perezida wa Rayon Sports sasa ivuye ngubu ruvuga ngo mbere na mbere nabanza nkaca ubusambo buri muri Rayon Sports bro Rayon Sports turayizi Rayon Sports irimo ubugegera bwishi cyane irimo ubusambo irimo ingegera irimo abantu bagenda bakajya aho ngaho bagaca ku ruhande harimo ubu ngubu wasanga ni match
muri bamwe muri Rayon Sport hari babifitemo uruhare gutsindwa kwa Rayon Sport baragiye bajya no mu match yacu tugenda dutsindwa. Ngewe ikintu nashaka ubushobozi mbere na mbere ngafata ikipe nkashira mu mwuka mwiza ku kipe nagiri mu mwuka mwiza. Urebye mu kibuga kuna abakinyi mu myitozo baba bamezeyo barangije imyitozo buri wese agafata umukinyi we ku rutugu bakagenda naga ikipe iri hamwe. Bwa bumwe nabwo turimo turabona. Bwa bumwe bw'abareyo. Aba Rayon Sport nago twebwe tubeshwa iyo mpamvu tuba twigire kubivuga kugira ngo turebe aho bipfira. Nukuvuga ngo Rayon Sport mbaye umuyobozi wa Rayon Sport ngiye mfite ibintu byinshi nakemura byinshi cyane. Abayobozi ba Rayon Sport pe ngewe nkunda ubuyobozi bukora kandi abariyo nta kintu tuba dushaka intsinzi mu gihe nta kinyuranyo nta ntsinzi uri muraduha ndakubwiza ukuri. Gereranya ingoma ya Jean Fidel n'ingoma y'aba Jean Fidel n'umuntu w'umugabo. Jean Fidel n'umuntu utajya ukunda akavuyo. Ubu Jean Fidel bya bintu byo kuvuga ngo Robert yaramutegeka ngo namutoza ngashaka ngo wungirije ntabwo ibyo bintu yari kubyemera. Reba igihe uramutoza yagendeye wungirije. Twakagomye kuba dufite ibisubizo twarabonye undi mutoza wungirije muri Rayon Sport nta n'icyo gihari. Ne Jean Fidel abakinyi Fari nganyo wabibonye ko niwe mukinyi nuwa Jean Fidel retired captain n'abakinyi biwe nabo bari kurwana ahubwo noneho baraje Rayon Sport isubira inyuma aho kugira ngo Rayon Sport izamure morale ahubwo ikipe yasubira inyuma baraje babanda kutubesha ngo hari amafaranga ngo bazanye muri Rayon Sport ngo nabasaza bro iyi ngo bagabanye imikino ngo twebwe ngo wa mbere ngo Paul Muvunyi wa kabiri ngo sinzi ngo nibagace bakoze iki nibabona ibintu badukoreye ibi bintu twebwe mo bare nago bizabahira nago tuzabihanganira kuyobora guca ngiye mu mbere Rayon Sport ya gukubwa Murezi Abdara ira kipe yari ikomeye yagendaga ikagura abakinyi bakina abakinyi bazi gukina bazi cyo gukora nago Rayon Sport yaguraga amazina gusa yaguraga abakinyi bakina niyo kipe nkumbuye Murenzi Abdara yego bro ngewe mbere na mbere bitewe no kuntu football nk'ubu nubwo dutakaje APR kabagiye ku mwanya wa mbere ndavugisha ukuri kuntu champion itangiye igiye gusoza ngewe nabo ndarekura kuko nzarekura hasigaye imikino 7 ku mukino wa nyuma niko nzarekura iya mbere n'ubu ndacyatsimba ko APR nayo n'ubundi nubwo yatsinze ni Rayon Sport APR Polisi na Rutsiro nayo imeze neza nabizi ariko AS Kigali nayo ntabwo yabura muri iyo myanya. Urakoze ijambo rimwe banze nangaza uranyemereye tangaza nukuvuga ngo Kadimu ni icyorezo muri Rayon Sport nkuko Sadati nawe ahora mu matwi yacu ntabwo ari byo.